aka kagozi k'ikirere k'umuhondo w'inyarwanda akaba agashyiriye kuri bibiri aka nta rindi jambo rikaye karagufasha mu buryo bwo guhindura impapuro no kureba aho dusomera tikari hagati muri bibiliya ni uko tumeze iyo tugira ijambo iki ni iki ibi ni ibiki aka ni agaki nimukita akagozi fata imana data kiyuveti fata umwami Yesu kizi mpapuro hanyuma wewe wigire kano kagozi uri muri Yesu Yesu n'abari mu Mana utinya bari bose uri kitokwe amen nimba bonye Imana bakamena Yesu bakamusinukamo bakakwica ngaho utabe warapfuye Bibiri izivuga ko mugahisha Kristo tawuzungu tawo hema tawo shinga mu mipaka amen